Ibukiro rya mbere mu ibukiro yo kwishima. Marayika Gaburiyeli abwira Bikira Mariya ko azabyara umwana w'Imana, dusabe inema yo koroshya. Hashize amezi 6 Elizabeti asamye inda, Marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo muri Galileya witwa Nazareti ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawidi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana, dore ugiye gusama inda ukazabyara umuhungu, ukazamwita izina rya Yezu. Azaba umuntu ukomeye cyane, bazamwita mwene Nyirijuru. Azegura ingoma ya se Dawidi, azaba yitwa umwana w'Imana. Ibyo byashoboka bite ko nta mugabo mfite? Roho Mutagatifu azakumanukiraho, akubudikire igicucu cye. Kabiri mu ibukiro yo kwishima. Bikira Mariya ajya gusura Elizabeti mutagatifu, dusabe inema yo gukundana. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda. Agera kwa Zakariya gusura Elizabeti. Nuko Elizabeti yumva indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiriza mu nda. Maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu, arangurura ijwi ati, wayabuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi angenderere? Dore mbaye nyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa yewe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Muri iyo minsi Kayisari Augusto yaciye iteka ryo kubarura abantu bose bo mu bihugu byose yategekaga. Ibarura tangazo. Ibarura. Twande Simon. Uturutse he? Bethlehem. Turutse he? Bethlehem. Witwa nde? Mari. Turutse he? Galileya. Witwa nde? Joseph. Turutse he? Galileya. Kodi karibu. Nta cumbi mufite? Icumbi hano ryashize. Ego. Nta cumbi mufite? Amacumbi yashize, murebe hirya mu kiraro. Mwigira ubwoba. None mu mujyi wa Dawidi mwavukije Umukiza, ari we Yesu Kristo. Nitubyuka tujye i Betelehemu, tujye kureba ibyo Nyagasani atumenyesheje.